like never before. I'm telling you, my brother, I'm healthy, I'm good. Dashimimana. I have dropped my beautiful song alongside Palazzo. So I'm celebrating, man. I'm celebrating life, man. Ari ikintu nari nakunze wankoreye ntari nazi wigeze niwo wazanye Fefe Busi buriya Fefe Busi uretse radio. Fefe Busi niwe wundi muhanzi nzi afite impano ishobora kwegera ya radio. Fefe Busi ubu rero dufitanye ingoma niwe uzadesida igihe izasohokera kuko dutware kode izi ndirimbo ebyiri. Oya na Fefe Busi. Yeah, hari umushinga. Noneho narakunze ukuntu wamuvugishije Kinyarwanda kandi arakivuga. Fefe Busi Imana azi Kinyarwanda. Fefe Busi azi Kinyarwanda kabisa. Yamani. Atubwira avuga ko nyogokuru we yibereye Rwamagana. Yego. Kandi no buriya ari umustar. Urebe uko iki gihugu nago wabyemera wala ni umustar munini sana superstar. Fefe Busi is big muri Uganda. Sinzi niba wenda abajene bamwe bamuzi hano ariko Fefe Busi ni umuhanzi munini hano man. Umuhanzi munini kabisa kandi hano abahanzi ba treatment y'abahanzi ba hano ntabwo bimeze nka treatment y'abahanzi biwacu. Wewe warahabaye urabizi. Hano umuhanzi ni umustar ni superstar. Abapolisi baba baterera amasari. Kutarankorera ikiganiro n'uwitwa Gloria Bugi. Oye ikiganiro tube tubiretse tuje kugana ku muziki Dumba wagiye wavude ku muramo. Ja Fefe Busi ariko Gloria Bugi ni umuririmbyi. Wavude ku muramo cyari ku muramo uzi ko wahamutse man. Wavude ku muramo. None se Gloria Bugi si umuririmbyi. Wavude ku muramo. Tosobora kora ntabwo wakora collabo na Gloria Bugi. Oya twayikora. None se twayikora. Gloria Bugi hadi wavuze ngo umukobwa wawe. Gloria Bugi ni umukobwa wanje cyane ndamukunda cyane. Ya Gloria Bugi ari mu bantu batangiye umuziki mu Rwanda baramurwanya ariruka ava agenda Kampala kandi hakaba harahiye. That's very beautiful. Gloria Bugi rero buriya ngewe muzi. Nkeka ko muzi utaramumenya. Ngewe Gloria Bugi muzi akiri umukobwa mutoya cyane i Kigali hariya Kimihurura tujya muri studio cyo gihe manager Muyoboke yamufashaga utuntu aho ngaho. Gloria Bugi igihe kirageraza kwibera Uganda. Ubu ni umustar. Hano ni umustar by the way. She's a star. She's a very big star ndabizi. Ni Uganda urumva rero impamvu tutarakorana ikiganiro yo mu gihe nari ndi mu bihe byo gukora ibiganiro naramushatse hanyuma nawe mbona arabishaka ariko abigiramo ubushake bukeya nyuma rero nza kubivamo tutabikoze ariko anytime ningaruka muri content creation hari abantu bagomba kugeraho, hari abantu bagomba kwicara kuri Yago TV show kamera. Iyi sound ya Your Love ni sound abanyarwanda batamenyereye. Iyi ndirimbo wayikoze utagetinga abandi, which fan base? Nategetingaga abantu bose man, umuziki wanjye nta bantu njya ntagetinga, njye nta muntu nta fan base njya ntagetinga ngo mvuge ngo ngiye guhitamo ngo iyi fan base ngo nagetinga iyi oya, kuko ushobora gukorana indirimbo n'umuhanzi wo muri Tanzania, abatanzania ntibayikunde, kandi wakoranye indirimbo n'umuhanzi wo muri Tanzania. Ushobora gukora indirimbo n'umuhanzi wo muri Kenya, abanyakenya ntibayikunde, kimwe nuko ushobora gukorana indirimbo n'umuhanzi wanyu loko, abanyakenya bakayikunda, kimwe nuko wakorana n'umuhanzi we rutanazwi kizamuka, abagande bagakunda indirimbo yanyu cyangwa abarundi bakayikunda. So ngewe rero I make music, I don't target ngo mvuge ngo urimo na targetinga ngiye babafana ngibiki oya. I do music is a universal language, izagera ku bantu bayumva nta mba numva ntaririmbira ngo target oya, ndirimbira abantu ngiye nkora music. So iyo
iyo nasohoye album y'indirimbo 10 cyangwa 15 cyangwa 18 hakavamo indirimbo ikagira miliyoni 5 indi ikagira ibihumbi 10 mitavuga okay buriya iyi ya miliyoni 5 yari ifite ubutumwa abantu bari bakeneye cyane kuruta iyi ya miliyoni y'ibihumbi 2. ubwo rero ngiye nuko mbibara ntabwo mvuga ngo hari targeting y'abantu runaka nshaka kuko iyi ndirimbo iririmbye mu ndimi zitandukanye ni Icyongereza Ikinyarwanda n'Ikigande. So Ikigande abanyarwanda bacyumva ni benshi batakivuga ariko bakacyumva band language. Icyongereza abanyarwanda bacyumva ni benshi batakivuga ariko bakacyumva akaba yakumva ibyo waririmbye. Ikinyarwanda abantu bacyumva ni benshi abagande bumva Ikinyarwanda ariko ntibazi kukivuga bashaka kucyumva ariko bakamenya ibyo uvuze ariko batabasha kukivuga. So na target hano we are I mean the target was just doing music, making music, good music. Yeah man. Paraso ko nsanzwe nzi ko adapfa ntabwo akunze gutanga collabo ngo yagosheri wa Rehema uhese ngewe ubu ngubu ko ndi singwa ahubwo hano kwa Dumba. Paraso ko adakunze gutanga collabo byagenze gute kugira ngo wayiguhe? Paraso kabisa numwana mwiza sana man, numwana mwiza sinzi wenda ukunda kubanda meze cyangwa kubanda uko bamufata ariko he's a good guy. Paraso twari tumaze igihe tuziranye, hari abantu ne bajya kuri channel yanjye ya Go TV show bashobora kubona ikiganiro kimaze imyaka 7 almost 7 years nakoresheje Paraso Chameleone ndetse na Wizo igihe bazaga mu gitaramo cyo kumurika album ya DJ Pius, album yitiriye izina rya Iwacu Sankarada Premier wagwana. So icyo gihe rero nibwo nabakoresheje icyo kiganiro, icyo gihe dukora icyo kiganiro rero Paraso twese tuba aba friends dutangira kujya tuvugana tutangira kujya twandikirana. Icyo gihe akajya arababagara ambwira ati abantu bambwiye ko wakinnye umuziki wanjye kuri icyo gihe nakoraga kuri Radio Disino TV10. So ndamubwira yo man, just I'm doing this for the culture, I'm doing this for the love of music. So Paraso kuva icyo gihe tubinshuti twajya tuvugana umuziki wanjye urasohoka akajya ambwira yo big up on yourself, umuziki wanjye zasuwe ejo zisohoka ari mu bahanzi banyandikiraga za Rata za Siswing akanyandikira mbwa naye musajyagwe ngaho atabusenyo kamushimira gutyo tugahura. Ejo bundi nje Uganda mbere yuko nza kuri no shuro nigize kuzo Kampala nabwo turabona namukoresha n'ikiganiro kuri Go TV show kindi kitari cyo twakoranye na Chameleone. So kuva icyo gihe dukomeza kumushuti gutyo umuziki wanjye urasohoka akajya gukurikirana arambwira yo you have good music. Igihe kiragera ngarutse hano Uganda rero ejo bundi nibwo twari turimo tuvugana kuri telefone arambwira ariko yego usko tutarakorana indirimbo 1 ndavuga yawo ni nawe wabikubwiye.